niyo mpamvu Imana ivuze ngo nugira umwete mu by'Imana ukaba ufite kwizera ikiza ibintu byose byari bituremereye ifata ibyo birageze ikagenda ikabihindura kandi nawe ikagukomeza. Amahoro y'Imana kuri wowe udukurikiye kuri uyu murongo wacu Mukakarangwa TV. Twongeye kunezezwa n'Imana ko twongeye kuganira ijambo ry'Imana, twongeye kubararika kuri uyu murongo wacu. Turabizi muradukunda natwe turabakunda, mutuba hafi muri byose, turabashimira. Tugarutse kuganira irindi jambo ryiza. Uretse n'ijambo ryiza hari ubundi butumwa cyangwa se ikindi Imana yadutumye ngo tubwire abantu. Nagira ngo wowe uri kure, wowe uri hafi, uze udufatanye kumva icyo Imana yavuganye na buri wese, kandi buri wese ukimara kumvira itangazo aze yumve icyo Imana ivuganye nawe. Byashoboka kuri mu gihugu gitandukanye n'icyo ndarimo, ariko kuri uyu murongo turahahurira bikagenda neza. Reka mbere yo kugira icyo tuvugana tubanze dusenga Imana. Turagushimiye Kristo, uri inshuti nziza, watubereye Imana, warakoze. Dusabye kwezwa nawe kandi kwacu kose twese dutunganye, byatujyana kure byose bitubabarire, hanyuma twishimire. Twinjiye mu kanya k'ijambo ryawe, fasha umuntu wese ugiye kudukurikira kandi rigira rimuvana naho rimushyira. Hereza umugisha umuntu wese mu mwanya we kandi utindane natwe, tubambire amahema, utugirire neza mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa, amen. Nifuza cyane kuzabona Yesu mbere y'ibindi byose mu ijuru, kandi nzi neza ko igihe cyanjye nikigera uwo nzabona mbere ni Yesu. Nifuza cyane kuzabona Yesu mbere y'ibindi byose mu ijuru, kandi nzi neza ko igihe cyanjye nikigera uwo nzabona mbere ni Yesu. Haleluya. Nifuza cyane kuzabona nifuza cyane kuzabona intwari, nifuza cyane kuzabona cyane abera batubanjirijeyo, kandi nzi neza ko igihe cyanjye nikigera uwo nzabona mbere ni Yesu. 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 Amen. Turirimbye muririmbyi mwiza cyane nkunda. Haleluya. Uyu muririmbyi yaravuze ngo nifuza cyane ikintu nshaka kuzabona bwa mbere mu ijuru. Aravuga nifuza kuzabona Yesu. Haleluya. Kuko nyine aba yumva amufiteye urukumbuzi. Hari ukuntu ukumbura umuntu nyine ukajya umubwira uzaza ryari, uzadusura ryari, cyangwa njye nzaza. Ariko Yesu nawe uyu muririmbyi yaramukumbuye kuko yabonye nta yindi nshuti ibaho yaruta Yesu. Aravuga ati none ko mfite inshuti iruta izo mu isi zigenda Yesu agasigara, ko mfite inshuti inkunda kuruta umubyeyi wambyaye, ko mfite inshuti inkunda kuruta abo dukorana mu kazi hirya no hino mu matorero, none ningera mu ijuru mpitemo iki? Ntabwo yahisemo kubaza kubona abera, yahisemo abamarayika, ntiyahisemo divayi, ntiyahisemo kurya neza, ntiyahisemo icyubahiro, ntiyahisemo kubona ikanzu yakoreye, ntiyahisemo ikamba kuribona, yahisemo kuzabanza kubona Yesu. Abandi baravuga ngo nubwo mbyifuza ariko hari kimwe nzi. Haleluya. Aravuga ngo nzi ko igihe cyanjye nikigera
uwo nzabona mbere ni Yesu. Haleluya. Mbese uri gucungana n'igihe cyawe gute muri iyi minsi? Kabandi bari kuvuga ngo bazi neza ko igihe nikigera uwo bazabona mbere ari Yesu. Mbese nawe urumva nawe uzamubona? Mbese nanjye numva nzamubona? Imana ongera itugarukeho kandi Yesu azatwiyereke kuko turamukunda, ajya tubabarira, ajya twiyereka, niyo mpamvu tumukunda. Reka rero dusome n'ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo cya Petero igice cya mbere, turasoma ku murongo wa 5. Haravuze ngo ibyerekeye ingeso za gikristo, ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose wo kwizera, mukongeraho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data nibiba muri mwe bikabagwiramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba biri hafi gusa, akibwira ati yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Cyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo muzasitana na hato, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahunguka bwa Yesu Kristo, ari we mwami n'umukiza wacu. Amen, amen. Haleluya. Dusoza buri vange ibyerekeye inshingano za gikristo. Haleluya. Amen. Niko dusomye, ariko muri Petero nanone igice cya mbere hakavuga ngo ibyiringiro by'agakiza. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo na se ishimwe kuko yatubyaye bwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo, tuzabona umurage utabasha kubura cyangwa kwandura cyangwa kujahuka, ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru, mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguye kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Cyo gituma mwishima nubwo hari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragezwa umuriro, kandi kugira kwizera kwanyu kugaragare ko ari ukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Amen. Amen. Murakoze cyane kubw'ijambo ry'Imana mudusomeye. Mutubwiye ko twabyawe bwa kabiri. Ndagira ngo wenda ngo bihuze no kuba izahabu. Ese ni gute kubyagwa kwa kabiri twabihuza n'izahabu? Uradusobanurira. Imana iguhe umugisha. Amen. Dusomye ahantu habiri, ariko ahangaha niho buriya ukuyemo ikibazo. So kubyagwa rero ubwa kabiri nibyo nshaka kugusobanurira. Bwa mbere ubyarwa ku mubiri n'umubyeyi, bwa kabiri ukabyarwa n'amazi nyine n'umwuka wera. Amen. Hanyuma zo kubyagwa ubwa kabiri ntabwo uba ukiri hahandi mu nyama n'amaraso, ahubwo uba uri no muri cya gice cy'umwuka wera. Amen. Cya gice kikurimbisha kuzabana n'Imana. Noneho no kugeragezwa, yaba imirimo dukorera mu isi izageragezwa mu muriro, yaba kugeragezwa ibigeragezo cyangwa ibyo duhura nabyo. Ijambo riratubwiye ngo icyo tuzi ni uko nubwo tugeragezwa gutyo, nubwo bimeze gutyo, ngo tuzageragezwa tumere nk'izahabu ishonze, ariko twizera yuko tuzabasha gucamo.
rero urumva umuntu uri mu bigeragezo biremewe ariko nubwo binemewe hariho kugeragezwa kugira ngo bivemo neza nta mwotsi ukunukaho. Amina. Nubwo uzabasha guca aho hantu mu muriro kugira ngo uzavemo umeze neza. Haleluya. Niho bizaguhesha kwambara ikamba ry'ubugingo ryasezeraniwe abantu bizera. Ariyo mpamvu wabonye hano twariho havuga ibintu bikomeye cyane. Ibyo byo bituma mugira umwete wose. Gukorera Imana nta bubwa buzamo, nta bunebwe, nta bintu byo gupapira. Imana ibishaka ngo niba wiyemeje kuyikorera yikorere nta kiruhuko uzaruhuke wapfuye ufite umwete. Murakoze cyane. Hano handi hakatwanga ngo kwizera rero mukongereho ingeso nziza. Udafite kwizera nta kintu Imana yagupangira, udafite kwizera nta kintu wabona. Ariko ngo niba noneho rero ufite umwete mu by'agakiza ongeraho kwizera. Nimba ufite kwizera ongeraho ingeso nziza. Ingeso nziza zigomba kukuranga, utarobanura abantu, utarobanura ikimuga cyangwa umuzima nangwa urwaye nangwa urembye. Ijambo Imana yatubwiye ngo niba ufite kwizera shyiraho n'ingeso nziza. Amina. Abantu bakubone kimwe, abantu babane nawe. Ariko nimba ufite kwizera ntabwo bivuze ngo rekeraho, gira n'ibindi wongeraho. Abantu mudukurikiye mwari mufite kwizera gusa, nimwongereho n'ingeso nziza. Murabanza gushakana Kristo umwete, mushyiraho kwizera, mwongereho ingeso nziza. Hanyuma hakavuga ngo nanone ngo izo ngeso nziza muzongereho kumenya. Basha kumenya ngo iyi nzira ndimo izangeza mu gihugu. Amina. Uyu muryango ndimo uzangeza mu gihugu. Aho ndi kugana hazangeza mu gihugu. Numara kubitekereza ngo uhite wongeraho kumenya. Udafite kumenya ni kwa kundi abantu bakuyobya, Imana yaratubabariye ngo ibi ntabwo ari icyaha ngo bigenda gutya, urugendera mu kigare. Ariko wowe ubwawe soma ijambo ry'Imana wishakire kumenya bisobanuye iki. Abantu munkurikiye ndashaka ko buri wese yisomera ijambo kumenya, yamara kurimenya akaryongera kwizera ku ngeso nziza agashyiraho no kumenya. Hakavuga ngo kandi kumenya mukongereho kwirinda. Ijambo kwirinda ni ijambo rikomeye. Igitumye abakristo duhera ku musozi ni uko ijambo ryo kwirinda byatunaniye kurishyira mu bikorwa. Wirinda gukora icyaha saa sita, inshuti yawe ikagushuka ugasanga mugikoze saa saba. Wirinda kwivovotera Imana isaha imwe, mu kanya ukivovotera Imana wenda yarije. Wirinda gutukana, mu kanya ukaba uratukanye. Wirinda gukora ibintu bitandukanye, ariko mu wundi muntu tukabubiguyemo. Niyo mpamvu Imana ivuze ngo nugira umwete mu by'Imana, ukaba ufite kwizera, ukaba ufite kumenya, udafite kwirinda ntabwo biravamo. Imana iguhereze kwirinda, nanjye Imana impereze kwirinda mu izina rya Yesu. Tukiri aho ngaho wenda ngize akabazo, ese ni gute twabasha kwirinda ibyo bigeragezo bituzira kugira ngo tubashe gukiranukira Imana? Ibigeragezo ntabwo tuzabyirinda, ahubwo tuzirinda ibizadutandukanya n'Imana. Kuko nubana n'Imana n'ibigeragezo Imana izaguha imbaraga uzabisohokamo. Hari aho Yobu yavuze ngo nubishaka ubikore Imana. Yari amaze kugeragezwa abona byamurenze, nta kintu asigaje n'inshuti zagiye. Burya inshuti ukiri kumwe nazo ntabwo uzatabarwa. Ariko iyo zagiye abantu bose bakagenda ubasha kumenya ko ugiye gutabarwa. Iyo baravuga ngo nubishobora ubikore Imana. So rero ukwizera ni ukuvuga ngo birimo hamwe no mu gukiranuka. Reka dukomeze tugere hepfo. Kwihangana mukongereho kubaha Imana. Niba ufite kwirinda, shyikira no kwihanganira bya bigeragezo, shyikira no kwihanganira bya byaha, shyikira no kwihanganira ubuzima urimo, shyikira no kwihanganira gukora umurimo w'Imana kuko uzi ko uzahemerwa icyo wakoze. Hanyuma none Imana iravuga ngo no kwihangana ntabwo guhagije gusa, hari ikindi mugomba kongeraho, ngo mwongereho no kubaha Imana. Imana yubahwe. Haleluya. Hanyuma abantu baravuga ngo kubaha Imana mukongereho gukunda bene data. Igihe cyose uzaba wubaha Imana udakunda mwene so nta kintu uzaba ukora.
kunda mwene so, ukunda Imana na mwene so umukunde, kuko numukunda uzamukora umugisha nawe azawugukora, numukunda muzavuga ibyururutse imitima nawe ururuka umutima, numukunda muzafatana akaboko mu nzira y'Igisiyoni, numukunda Imana nayo ikunda abantu bakundana kuko Imana ni urukundo. Rero Yesu wowe aguhereze ngo urukongeraho n'urukundo, hanyuma ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Ibyo ngo n'ubu bifite ntabwo uzaba ingumba. Yabuze umwana nta kintu afite, ufite umwete ukongera kwizera, ukongeraho ibi bintu Imana byose yatubwiye, ugashyiraho kwirinda, ugashyiraho urukundo, ugashyiraho kwihangana, ugashyiraho kumenya, ibi byose Imana iravuze ngo nimuba mubifite ngo nayo izabana namwe, kandi ngo ntabwo tuzaba turi impumyi cyangwa turi ingumba, ariko umuntu wumva ibintu ntabishyire mu bikorwa Imana imubona nk'ingumba cyangwa impumyi, ariko umuntu wumva ibyo Imana ivuze akabishyira mu bikorwa Imana imubona nk'igisubizo cy'uwo mwanya cyangwa n'igisubizo cy'ejo hazaza, cyangwa tugiye n'iwacu mu ijuru. Mugana abamuririmbyi ngo nifuza cyane iwacu. Nashaka ko muzajya mukumbura igihugu cyo mu ijuru mukareka gukumbura icyo mu isi cyane. Shaka kuko ukumbura inshuti yawe ariko ugiye kujya wumva ukumbuye igihugu, ushyiramo kwifuza nk'uko umuririmbyi yavuze. Wikumva uzaheranwa no gukumbura inzu nziza nanga imodoka nziza cyangwa umwana wabyaye ukwasi, kumbura n'igihugu. Uvuge se mu gihugu nzagarayo ryari, se abariyo bameze gute, ese bimeze gute? Haleluya. Ndagusabira nanakwingingira Imana, nanjye niyingingira ngo Imana idukumbuze igihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Kandi nugikumbura bizagutera kugikorera, kandi nugikumbura bizagutera imbaraga, kandi nugikumbura bizagenda neza. Yesu abaho umugisha. Tugiye gusenga Imana. Wowe waba aho uri uherereye hose, waba ufite ikibazo udahamagara ku nomero yacu tuyishyiraho, waba ukeneye gusengerwa urwaye, waba ukeneye gusengerwa ku byifuzo runaka, waduhamagara tukagufasha gusenga Imana. Dufite Imana yavuganye natwe cyangwa se yakoranye natwe. Nzabwira abantu ngo Imana yampamagaye mfite imyaka 9 imereza umurimo wayo, ntabwo nayiwusabye niyo yawumpaye. Rero Imana iri muri twe ikiza ibintu byose byari bituremereye, ifata ibyo bigerageza ikagenda ikabihindura, kandi nawe ikagukomeza. Aho uherereye hose wumve rero yuko Imana igukunda kandi iri kumwe nawe, kandi ikomeza kubana natwe kuri uyu murongo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuko uri inshuti nziza, uvuganye natwe ngo nimba tugushaka hari ibyo dusabwa, umwete ube muri twe, twongereho kwizera, dushyireho kwizera n'ibindi kwirinda no kumenya, ndetse amen, twongereho n'urukundo kuko uri urukundo. Fasha umuntu wese udukurikiye, mubambire ihema. Haleluya. Kandi haze kwifuza kwe, urakoze urakarama. Tugusabye twizeye ko ubyumvise kandi ko biduhanye n'abera, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa, amen.